aha maje kurya iyo mayirungira mena ninjira ku Kacyiru umukansere yagiye mu gipangu cy'umugabo n'umugore yari yakinguye, hanyuma bita binyongoza birambwira ngo ntabahari kandi bari bahari imbumba. Ninjira muri saro nkubitana na zino z'ikiromba flat screen zari zaza, ndayicomokora nyicomokoye mayirungi yita inyongo zirambwira ngo televiziyo ingana nk'aka telefone ngo nyitware mufuka y'ipantaro. Ndwana nayo ngo nyitware mufuka y'ipantaro yanga kujyamo, nyirurugo birindubwa mfatira muri saro yagosagose yavugije ifirimbi bagotagota igipangu bankubitiramo inkoni ndahuma nkajya numva abantu bavuga simbabone kubera inkoni. Nge narakubiswe inkoni zirandya zinyica amaso nkajya numva abantu bavuga simbabone. Aha muri ubwo pagani bw'indenga kamere umunsi nazibagirwa nyirizina. No munsi nigize kwiba umuyobozi umwe ndamufata mutwara $3.5 ku butubuzi. Mujya mwumva abantu tw'abatubuzi kumva amafaranga yahindutse impapuro, telefone igahinduka isabune cyangwa ibuye. Ninjye wabikoraga. Kandi ubwo niyo nagwaga isabune nabaga nakubashye kugira ngo uzabone n'icyo mesheshe. Nagwaga igitiritiri cy'ikigori. Ngeze ku kiraro cyubatswe n'abasirikari barakwega cyane, bakweze ipantaro itishwanyagurika bajya kumfunga nambaye agakabutura konyine k'imbere nafunze na karuvati. Ngo ngereyo nsanga inspector arimo nari nibye kandi namwe byambaye n'inifomo, akinkubita amaso atabwira komanda tuniwe wanyibye. Komanda itamubwira tuni igisambo ruharwa. Bazana igitabo banyandikagamo kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, umukino witwa iz'ubwenge, kuranguza mu mangazini atarayange, gukodesha amazu atarayange. Icyo gihe nari mfite imfunguzo 700 nacurishije. Barabara kuranguza mu mangazini atarayange, barabara basanga mfite dosiye 23. Bankubise inkoni zo mu birenge ndirahira ni data na mama n'abapande kote muri Rurindo bati dini ntari bahano. Barahondagura ntiniza secondaire kuri Apekitumba bati kwiga ntibiba hano. Ngiye gusimbuka umukecuru ku Gaseke Byumba nibye ashize amafaranga 16 muri Mugondo ya 4, agaruka mu isoko naye ndi kumwe n'umujura witwaga Yezu. Polisi niyo yamwise Yezu, baramurasha ubu nta kibaho. Yajyaga yinjirana umugabo n'umugore akarara mu gitanda cyabo, bamara gusinzira akomboka nk'ipusi akagenda agaterura umugabo akarambika hasi, agasubirayo agaterura umugore akarambika hasi, akazinga amatera akayitwara. Polisi za kuvuga iti uyu muntu ni Yezu. Icyo gihe ndi kumwe nawe ku Gaseke Byumba, ahamagara uwo mukecuru ati ndeba nanjye nkurebe. Umukecuru ati senda kureba he mwana wa, ati ndeba nanjye nkurebe. Nanjye nca bugufi nterura zangu 3 yari yambaye ndazizamura nitonze, nzigesheje mu ivi rye, nzitegesha iryanjye, muteza dedwa 16 muri Mugondo ya 4 ndayazana. Zane ngutiyandaze kurazisubirayo. Nta muntu numwe wigize atubona. Simbuka inama ya burugumesitiri nakoresheje nkiba amasegiteri 3 miliyoni nye n'igice babashya ko nzabakoreshereza umuhanda. Na n'ubu sindawukoresha. Nabasabye imbabazi 2008. Kwibayo nanyweye urumogi ngeze rumaje kumeneka, ngeze ku gipangu cyiza nsanga bahashyize imbwa ebyiri zikirinda, urumogi rutarunyongoza rurambwira ngo ni ihene, ngo ni inzimwe nzijyane muri Aporovi. Mbona ni ihene nziza z'ibisore, ndabanza ndapiyora, gupiyora no kureba abaturage bari, numva dayimoni arambwira ngo abaturage bose barapfuye ngo ninjye muzimu uhari. Dayimoni ni umugome. Ndomboka gakeya ngo ndica kiminwe cyane mwanzijyane muri Aporoviya. None ngira n'umwihariko abana bangiye ndi mu rugo ninjye ubikarabiriza. Nge nzi gukarabya abana nkabasiga, umuto hamwambika pampa, nkabagaburira bakagwenyera nk'abari mu ibere. Abenshi bazi ko ngo twari isombe ariko nta sombe twari. Twebwe turabanyamwuka, ibyo dukora turabizi. Kandi umugore ntabwo azari umukozi, umugore azari umufasha. Ibyo wamufasha byose ntabwo bikuraho icyubahiro cy'umugabo, ahubwo kumuvunisha buryo icyubahiro cyakuvaho. Muri ibyo yaravuze ngo turi abasirikari benshi bogejwe mu maraso ya Yesu. Mbabwira ko na leta yacu y'ubumwe itakambika inifomu umusivile atanyuze ku ikosi. Uko leta yacu ibatwara inasho, igabiro, igishari akavayo yitwa umupolisi cyangwa umusirikari. Uko leta yacu y'ubumwe itakambika inifomu umusivile atanyuze ku ikosi, ni nako leta y'ijuru itagukoresha itarakwigishije. Iby'isi bikonegana n'iby'ijuru. Ahubwo ikibabaje, Yesu afite abasivile benshi bitwikari. Nicyo kibabaje. Mwari mwabona umusirikare wambaye uniform afite n'imbunda arimo kugenda ahekenye igisheke kingana nk'inturusu mu muhanda. Mwari mwabona umupolisi wambaye uniform afite n'imbunda arimo kugenda ry'ubunyobwa n'amandazi. Ariko simbuka mu muhanda hano hafi ukubitane n'umupane kote w'umunyamwuka uzumininga, usanga afite igisheke kingana nk'inturusu, ubunyobwa n'amandazi, tiku, amavoka n'imineke, tiku. Nabaza mu iteraniro kurya shikarete na orobiti
no muri repetition ya korari nta wamurenganya, ni umusivile ntabwo ari umusirikare. Mwarimo abona brigadier general cyangwa major general cyangwa reka mvuge umusirikare mutoya, mwarimo abona staff sergeant w'umugabo wambaye uniform ya polisi cyangwa igisirikare ngo mubone afite umusatsi ungana nk'igihuru kandi ari umugabo. Ariko reba abakomando dufite muri ino minsi, jya kubona ukabona umugabo w'imyaka 45 nk'iyo mfite afite igisatsi kingana nk'igihuru kiruta icya Habyarimana Juvenal atarapfa, akakubwira ngo ni umukomando. Abo ukwiye gutunga umusatsi nk'uw'abagore, no, nubwo wenda utaharangura nkanjye, ariko sigaza umusatsi uri mwayene wenda w'amezi 2 cyangwa 3 wenda kwanza. Ariko umugabo afite igisatsi kingana n'igihuru, ukibaza mwokagira Imana mwe iyo aryamye n'umugore aryamye buriya wabatandukanya gute? Naba nibye nka koroneri cyangwa amajoro, bakavuga bati nubwo umuyobozi ukomeye ariko akaba afunze, afite imodoka yibishaga, bakayiteza cyamunara mfunze. Njya kwakira agakiza nta kintu kimwe nsigaranye. 2006 ndasonza ndakena, inzara irandya, nzamuka muvumo uri mu karere ka Nyarugenge bwitwaga Baghdad. Nari ngiye gushima Imana ko yankuye mu byaha, ariko ngo nyigeke nyicishije inzara. Ndagenda ngo ngereyo, nkubitana n'umuhanuzi ushira isoni, ankubita inki nka 40. Ankubita inki, arambwira ngo Imana iramubwiye ngo iki si igihe cyo kurya no kunywa, ngo ubwo ni igihe cyo kunkamuramo urumogi rwinshi nanyoye. Ankubita inki. Ubu tugira abahanuzi bashira isoni. Imana yahagakiza umuntu ashiraga isoni, ikamuha impano yitwa ubuhanuzi, aguhanurira kudiha. Iyo kubonamo ibyaha noneho aragutikagura bye, wimurenganya na kera atarakizwa abarashiraga isoni. Niko Imana ihamagara. Imana ihagakiza umuntu akunda kubyina mu kabari, abyinira urwagwa n'ikigage na kanyanga. Iyo ageze mu nzu y'Imana arakijijwe, akunda guhimbaza Imana cyane. Bashyiramo umuziki akawunyuka, agatega amaboko, agacinya umugara, ashobora no kubyina amatangazo. Wimurenganya na kera atarakizwa abarabyinaga mu kabari. Imana ihagakiza umuntu akunda kujya kuraguza bamubapfa. Iyo ageze mu nzu y'Imana arakijijwe, akunda ubuhanuzi cyane. Umuhanuzi arasimbuka ati rizomeni, ati vuga mwami, ati twiyejeje, akabwira abadiyakoni ati mukinga imiryango y'amadisha n'inzugi tugiye kuvugana n'Uwiteka. Wimurenganya na kera atarakizwa barakunda kujya kuraguza. Niko Imana ikora. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri, ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Nitwa Alexis Murwanashyaka, mbarurirwa ku itorero rya Muhima. Mfite madamu tubyaranye 4. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 30 umurongo wa 22. Itangiriro igice cyaho cya 30, dukunda kuvuga igice kuko ntabwo ibice wabisoma ngo birangize. Ani byo kumva umuntu aravuza ngo dusome mu Bakorinto ba mbere, ngo mu Bakorinto ba kabiri. Nta Bakorinto ba mbere babaho, ni urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Yohana, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, gutyo. Yego niyo uvuze Yohana wa mbere nta cyaho ubukoze, ariko tugucishamo ijisho tugatumenya hano wigiye. Yego. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 30 umurongo wa 22. Ariko ntago nje kwigisha theology, ariko no kwiga ni byiza. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 30 umurongo wa 22, umutwe w'amagambo uravuze ngo Rasheli abyara Yosefu. Imana yibuka Rasheli iramwumvira izibura inda ye. Asama inda abyara umuhungu, ati Imana ihuhe igitutsi. Amwita Yosefu, ati Uwiteka nyongere undi muhungu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashaka ko tuganira ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana, Imana yarangiza kanakumvira. Kwibukwa n'Imana, Imana yarangiza kanakumvira. Niyo topic ngiye kubaganirizaho, uyinote ndayanyigarukaho. Analize ashaka guhita yibaza se ngo Alexis kugiye kutuganiriza iyo topic yitwa kwibukwa n'Imana, Imana ijya yibagirwa?
niko analize yanyanariza. Kandi analize ntabwo ari icyaha. Icyaha ni ukritika iby'Imana, ariko analize yo igomba gukorwa. Nagira ngo mbibutsa yuko uyu mugabo twicaye imbere witwa Yesu ntabwo ajya kiranirwa ngo yibagirwe. Ariko hari igihe bakuretseho gatoya ubushomeri bukakuzengereza, hari igihe bakuretseho gatoya inzara ikakurya, anyway nijya banakuretseho gatoya ugasohorwa mu nzu, ariko iyo akwibutse akanakumvira nawe urishima. Kandi icyo mukundira ashobora kukubabaza imyaka 10, ariko yaguteturura icyumweru kimwe akubagiza amabere yose wababaye. Muhereza icyubahiro, ni umwami w'amahoro. Uyu mubyeyi dusomye yitwa Rasheli. Bibiliya yerekana ko yagize ikibazo cyo kutabyara cyangwa yari ingumba. Kandi banyetorero niba hari ikintu kivunana no kubura urubyaro, ni ibintu bivunana. Kubura urubyaro ni ikintu kivuna umugabo n'umugore kikamuzengereza. Hari umugabo w'umukire arazwi, ni afite ikamyo zirenga 500, afite imodoka ntoya zirenga 1000, afite inganda zirenga 2,000, afite abakozi barenga 20,000. Twaraganiriye dukora deba, arambwira ngo ubutunzi mfite, afite nka miliyari zirenga 200. Yarambwiye ngo ubutunzi mfite uzi, ngo ubwo mfite utazi bubukubye inshuro 20. Arambwira ngo uwabutwara bwose akampa umwana umwe, nta mwana agira. Afite amafaranga kweri, ni umuherwe, ariko ikibazo nta mwana agira. Abantu rero batabyara, batarabona abana, mujye mubasengera Imana itanga urubyaro. Bibiliya yavuze ngo Imana iramwibuka izibura indaye, arasama, aratwita, abyara umuhungu, atemana nk'igitutsi, amwita Yosefu, atuwiteka nyongere undi muhungu. Kandi Imana yaramumwongeye witwa Benjamini. Imana ibanyibukire muri iri teraniro nirangiza ibumvire. Ibibuke mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka ibaha imbaraga zinesha icyaha cyitwa inyongobezabugingo, mu buryo bw'umubiri ibagura nko kwazagore ya besi. Abatarabona menevare birakomeye, Imana ibacira kanzu mone menevare. Abasore n'inkumi Imana ibashingire. Abafiyemeri Imana ibakorera ubukwe. Hari igihe umufiyemeri avuga ngo ubuse ko nabyaye ngo nzabona umugabo, kandi warahindutse icyaremwe gishya. Imana ni gushingire. Abagabo n'abagore Imana iduye gukundana, iduye kubaka ingo zikomeye, iduye kubana amahoro. Abana bacu barindwe n'Uwiteka, imfubyi n'abapfakazi Imana ibarinde. Imana ni itorero ryayo, irinde igihugu cyacu cy'u Rwanda kuko ni umutunzi w'imbabazi. Imana ibanyibukire. Kwibukwa n'Imana. Hari igihe nta abana banjye bampamagarira rimwe nkaturika nkarira. Iyo bampamagaye dadi nkumva ndanezerewe. None ngira n'umwihariko, abana banjye iyo ndi mu rugo njye ubikarabiriza. Njye nzi gukarabya abana, nkabasiga umutoha, mwambika pampa, nkabagaburira bakagwenyera nk'abari mu ibere. Cyakora nabonye ikintu kimwe Amose andusha kubaheka. Amose ngo arize no guheka. Imana ikuha umugisha. Abenshi bazi ko ngo twariye isombe, ariko nta sombe twariye. Twebwe turabanyamwuka, ibyo dukora turabizi. Kandi umugore ntabwo azari umukozi, umugore azari umufasha. Ibyo wamufasha byose ntabwo bikuraho icyubahiro cy'umugabo, ahubwo kumuvunisha buryo icyubahiro cyakuvaho. Imana ibanyibukire, ibaha imbaraga zinesha ibyaha byitwa inyongobezabugingo. Ubu hari ibyaha byitwa inyongobezabugingo byamaze ab'iki gihe. Umujinya, ishyari, ubushizi bw'isoni ku bagore, amagambo menshi, ku buryo umugore ashaka kubwira umugabo we ibintu nk'icyatanu mu isegonda rimwe. Amasegonda 40 akavugamo ibintu nk'ibihumbi 2. Imana ikunyibukire igukiza ubushizi bw'isoni. Imana yibuka abagabo ibakiza umujinya. Dufite abagabo bagira umujinya kugera ku rwego ibyo kurya bigera ku meza yakibuka kare cyapfa n'umugore we akaryama atariye. Kandi akiyita umuhanuzi, akiyita umuvugabutumwa, akiyita umwigisha w'ijambo ry'Imana, ariko akaba afite umujinya nk'uw'ingwe kugera ku rwego umugore wawe ateka ukaryama utariye. Kandi niba hari ibintu binezeza abagore no gusangira n'abatware babo. Ndabeshya abadamu. Iyo musangiye uravuga uti papa Kadubi, uti Imana iguha umugisha, uti papa Kibwa wanjye, uti Imana ikumpera umugisha. Uwo mushinya papa ukureho. Mama, ayo magambo menshi yagabanye. Kandi nibwirira abagabo, nujya ubona umugore wawe yarakaye ukabona nemera avuga ibintu nk'icyatanu mu minota 2, ntukajye umubwira nabi, ntukanamutuke rwose. Ahubwo icyo gihe usaba Imana ikaguha udufaranga, ukagenda ukagura udukuteri twa 2 twa originali, yajya avuga cyane ugahita ujya kuri YouTube ukumva ijambo ry'Imana indirimbo z'abaririmba. Kwiyumva indirimbo za korali Havira. Aho kugira ngo umukubite cyangwa umucire, wabona ashaka
gusimbuka ngo agucireho kuteri zawe wiguriye uhita umucika gatoya nk'imirongo 20 nyuma ukagaruka uburakari bwarangiye. Dukwiye kuba abantu bakuze mu mwuka, tukirinda icyaha n'igisa nacyo. Uririmba akaririmba akiranuka, uhanura agahanura akiranuka, ubwiriza akabwiriza akiranuka, kuko Imana ikunda umukiranutsi. Bwana asifiwe. Kwibukwa n'Imana. Uyu Rasheli yigize gukora ikosa ryo kwiba ibigirwamana kwa Labani, ngo bucye mu gitondo Yakobo ahagurukana n'inshoreke ze. Labani ngo arabishaka arabibura, ahita akurikira Yakobo. Twabyitaga komeka cyane kera tutarakizwa. Abaramwometse ngo amufatira mu nzira, aramubwira ati kubera iki wampemukiye ukanyiba? Yakobo kuko yazi ko ntacyo yibye sebukwe, yari sebukwe kandi ari na nyirarume, ngo aramubwira ati nta kintu cyawe nigize ntwara. Ngo amuha uburenganzira ngo abisake. Rasheli ngo yari yabifasha byicaraho, ngo Isa mugezeho aramubeshya ngo muri kino gihe abazungu baransuye ntago nemera kuguhagurukira. Abesha se ngo ari mu gihe cyo gusurwa n'abazungu kandi afite ibintu yicayeho. Ubu natwe abarokore hari ibintu twicaye hejuru. Twicaye hejuru y'ubusambanyi, abandi bicaye hejuru yo kunywa inzoga rwihishwa, abandi bicaye hejuru y'amoko, abandi bicaye hejuru y'ubujura ku cya 10 n'amaturo. Nabonye aho umuntu abahembwa 300,000, buri fingi y'umwuka bira ku cya 10 ari 30,000, akayavunjisha agatura 500. Yaba yarikoze agatura inote y'1,000. Nta wakurenganya, uri umunyamubiri. Ariko ndinginga Yesu ngo twibuke aduhe imbaraga zinesha ibyo byaha. Hanyuma barimo kugeragezwa, mwiga iryo shuri ry'Imana neza, muryiga mukiranuka, kuko n'umwana w'umukire ahora yiga. Umwana ufite se na nyina bafite ubushobozi, ariga kamba niyo aje muri vacancy, bamushakira umuntu uzajya amuhugura amwibutsa ibyo yize, kuko se na nyina ari abakire. Natwe Yesu ni umukire. Yesu ashobora kukwigisha umuririmbyi muririmbana akakwita umurozi kandi utaroga. Yesu yakwigisha muyoborana icyuma. Yesu yakwigisha nyokobukwe akakwita umurozi kandi utaroga. Ariko abageragezwa bakiranuka, hari iki ijambo ry'Imana ribavugaho. Zaburi ya 30 umurongo wa 6. Bibiliya iravuze ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ngo kandi imbabazi ze zizana ubugingo. Bibiliya ikavuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko bwacya mu gitondo muhumure. Rero mu gitondo nimugoroba warira, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ushaka kurarurizwa n'ubushomeri mu cyumweru kimwe ukadepoza mu kazi, ukabona akazi impundu zikavuga. Ushaka kurarurizwa n'umusore wakubenze, nyuma y'icyumweru ugakubitana n'uri mu mugambi w'Imana akakubwira ati shube utikarame, akabakuzanye muri nyobozi, umushumba akazabakira, akaberekana, mugatangiza umushinga w'ubukwe, nawe ukimariya, mu gitondo impundu zikaba ziravuze. Nimuhumure rero amageragezwa, nimwihangane, mugeragezwe mwubaha Imana. Ubushize kwa kabiri nababwiye ko umuririmbyi ariko yabisobanuye. Umuririmbyi yaravuze ngo turi abasirikari benshi bogejwe mu maraso ya Yesu. Mbabwira ko na leta yacu y'ubumwe itakambika inifomu umusivile atanyuze ku ikosi. Uko leta yacu ibatwara inasho, igabiro, igishari, akava yitwa umupolisi cyangwa umusirikari. Uko leta yacu y'ubumwe itakambika inifomu umusivile atanyuze ku ikosi, ni nako leta y'ijuru itagukoresha itarakwigishije. Iby'isi bikonegana n'iby'ijuru. Ahubwo ikibabaje, Yesu afite abasivile benshi bitwa. Nicyo kibabaje. Mwari mwabona umusirikare wambaye uniformo afite n'imbunda arimo kugenda ahekenye igisheke kingana nk'inturusu mu muhanda? Mwari mwabona umupolisi wambaye uniformo afite n'imbunda arimo kugenda ry'ubunyobwa n'amandazi? Ariko simbuka mu muhanda hano hafi ukubitane n'umupanekote w'umunyamwuka uzumininga, usanga afite igisheke kingana nk'inturusu, ubunyobwa n'amandazi, tiku, amavoka n'imineke, tiku. Nabaza mu iterane ryo kurya shikarete na orobiti no muri repetition ya korari, nta wamurenganya, no umusivile ntabwo ari umusirikare. Mundebe hano, mwari mwabona brigadier general cyangwa major general cyangwa reka mvuge umusirikare mutoya, mwari mwabona staff sergeant w'umugabo wambaye uniformo ya polisi cyangwa igisirikare ngo mubone afite umusatsi ungana nk'igihuru kandi ari umugabo? Ariko reba abakomando dufite muri ino minsi, jya kubona ukabona umugabo w'imyaka 45 nk'iyo mfite, afite igisatsi kingana nk'igihuru kiruti cya Habyarimana Juvenal atarapfa, akakubwira ngo ni umukomando. Abo ukwiye gutunga umusatsi nk'uw'abagore? No, nubwo wenda utaharangura nkanjye, ariko sigaza umusatsi uri mwayene wenda w'amezi 2 cyangwa 3 wenda kwanza. Ariko umugabo afite igisatsi kingana nk'igihuru
tukibaza mwokagira Imana mwe iyo aryamye n'umugore aryamye buriya wabatandukanya gute? Umusatsi ubera igitsina gore, naturel ibera igitsina gore, ariko kubera ko abantu benshi ari abasivile barambara uko bashaka, udupantaro tumeze nk'amasogisi, ubwanwa bwitwa suna bumeze nk'ubw'abisilamu, wamureba ukagira ngo ni umunywa umugi, kandi batekorase bati tuzajya mu mwuka rimwe tunyaruke mu kanya gato, akisimbiza ati ndajyayo. Ntari hari. Dukwiye kwibukwa n'Imana tukirinda icyaha n'igisa nacyo, hanyuma ibigeragezo byo tubihuriyeho. Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 6, Bibiliya iravuze ngo kuko uwo Uwiteka akunze ari we ahana, ngo kandi akubita ibiboko abo yemera bose kari abana be. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 6. No mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 6, Bibiliya iravuze ngo nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga ati dore nzabashongesha mbagerageze, ukundi nagirira abantu banjye nukuye. Ngo nta kundi yatugenza usibye kudushongesha akanatugerageza. Ari bya gushongesha umugabo wawe we akagwa akajya nywera 40,000 we nta n'igihumbi yasize mu rugo. Ari bya gushongesha nyoko bukwe akanakuvuma ati mu bakazana banjye mfite 8 ndakuvumye, Yesu akabyemera. Hari gihe Yesu yemera ko abana bakubana ibirara kandi uri umudiyakoni, hari gihe Yesu abyemera ko umushomeri ukamara imyaka 8 ufite diplome ifite amanota meza ukaba umushomeri ntubone n'ikiraka n'umwaka n'umwe, Yesu akabyemera. Ariko ni muhumure mu maganya Yeremiya 3:33 jambo riravuze ngo ntago Imana ijya yishimira kubabaza umuntu iteka, ngo naho yamubabaza ngarike zamugirira ibambe. Nimwakira ibambe ry'Uwiteka. No mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abakorinto igice cy'icumi umurongo wa 10, igice cy'icumi umurongo wa 10, igice cy'icumi, urwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abakorinto igice cy'icumi umurongo wa 12 kuri B. Umwanditsi yaravuze ngo kuko umwanditsi yaravuze ngo hamwe n'ibibagerageza Imana izagenda ibacira kanzu. Nimwakira kanzu ko Uwiteka. Urwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abakorinto igice cy'icumi umurongo wa 13 niho riri tu. Ko mba nshaka kugira ngo ndivuge nujyayo usange ririyo, kugira ngo analize atavuga ati yabaye umuyobe asigaye atubeshya. Urwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abakorinto igice cy'icumi umurongo wa 13. Ngewe nagezeyo. Urwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abakorinto igice cy'icumi umurongo wa 13. Reka mpere kuri A. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira ko mugeragezwa biri byo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira kanzu, sibyo? Kugira ngo ubone uko mubasha kukihanganira. Nimwakira kanzu ko Uwiteka. Ariko ibigeragezo byo birahari kweri kweri. Ibigeragezo birahari, ariko uwandikiye urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18 yarabandikiye arababwira ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Arabizi ko inaha habi ibigeragezo byinshi, kandi nanjye ndageragezwa. Sinababwiye ko ngiye mfite imyaka 45 navutse muri 80, ariko ndacyakodesha. Urumva se ntageragezwa ngewe? Kandi niba hari ikintu kivuna n'abanyatorero no gukodesha biravuna. Uzi guterura 150 ingahe ukagenda, ngewe nkodesha mu gipangu kirimo imiryango 49, kandi umuryango wa makeya urimo ni chambrette y'ibihumbi 60, bitatu na saro ni 170. Ngira ngo tubamo turi nka babiri tuba mu nzu nini, abandi ni icyumba na saro, 2 na saro, 170. Urayaterura ukayashyira nyirinzu ntanakubwira ngo murakoze. Hanyuma renzaho umunsi umwe cyangwa se iyo harabura iminsi nk'itatu araza kansuza ati pastori, batwita pasteur aho nyura hose ni pastori, kandi ngende evangeliste volontaire udafite responsibility. Ati pasteur ni karame, ati mwaramutse nitwaramukanya amahoro, ati se muri no minsi kuderuka kuza kutubwiriza, ni tegura abana bawe n'umugore ku mugora ndazambigisha atoya tubwo nagira ngo nkubwire ko harabura iminsi 2 atigira vuba vuba. Iyo nayirengejeho ndengejeho iminsi 3 nago inzira inzamura ruguru mu gipangu nyinyura, hari akayira gato kari munsi y'inzu yiwanjye niho nyura, nongera kuhanyura namwishyuye. Urumva atari ishuri? Abantu Imana yahaye amazu nishaka ibe chambrette jya uyishimira, ntukajye uvanga Imana yampaye akazu, jya uvuga ko Imana yaguhaye inzu nini.
buri kwezi ariko ntabwo Imana ijya yishimira kubabaza umuntu iteka. Yesu yigeze kungerageza cyane 2006 arangerageza ndisha inzara irandya kweri inzara irakurya, wajya ugenda ukagira ngo urimo uraza, wareba abantu ukagira ngo urimo urarunguruka. Inzara irandya ndakena, kandi nkena narigize gutunga amafaranga, narayatunze icyo bita umubango, kandi nyatunga nkiri umwana muto cyane, nari mfite imyaka 19 nkirangiza segonderi kuri Apekitumba. Icyo gihe mbigisambo muri 99 nyoboye amabandi 73, harimo umugenzuzi ushinzwe discipline, secretary ufite masters n'umubitsi muri lisansi. Dukora inama y'abajura kugira ngo niyo umuyobozi mukuru hakavamo n'imyanzuro. Ariko 2003 duhuye na Yesu aducomokora mu bujura, aducomeka mu Mana. Abo Yesu yibutse ni mu muramburira amaboko, mu mukomere n'amashera bumviye. Nababwiye ko niba hari ikintu, ayo mafaranga yose nta kintu yamariraga, ntiyajyaga mu bagore kuko sinajyaga mu bagore n'abakobwa. Amafaranga yanjye ntiyajyaga mu nzoga, amafaranga yanjye yajyaga mu butunzi. Nkaguramo inzu, nkaguramo ivatiri, nkajya nibisha imodoka. Ariko simbi marana amezi 6 naba nibye koroneri, bagatanga raporo bati nubwo afunze ari 19 afite inzu, baketana mfunze. Naba nibye nka koroneri cyangwa amajoro, bakavuga bati nubwo umuyobozi ukomeye ariko akaba afunze afite imodoka yibishaga, bakayiteza cyamunara mfunze. Njya kwakira agakiza nta kintu kimwe nsigaranye. 2006 ndasonza ndakena, inzara irandya, nzamuka mu buvumo uri mu karere ka Nyarugenge bwitwaga Bagdad. Nari ngiye gushima Imana ko yankuye mu byaha, ariko ngo nyigaye kinyicishije inzara. Ndagenda ngo ngereyo, nkubitana n'umuhanuzi ushira isoni, ankubita inki nka 40. Ankubita inki arambwira ngo Imana iramubwiye ngo iki si igihe cyo kurya no kunywa, ngo ubwo ni igihe cyo kunkamuramo urumogi rwinshi nanyoye. Ankubita inki. Ubu tugira abahanuzi bashira isoni. Imana ihagakiza umuntu washiraga isoni, ikamuha impano yitwa ubuhanuzi, aguhanurira kudiha. Iyo kubonamo ibyaha noneho aragutikagura bye, wimurenganya na kera atarakizwa abarashiraga isoni. Niko Imana ihamagara. Imana ihagakiza umuntu wakunda kubyina mu kabari, abyinira urwagwa n'ikigage na kanyanga. Iyo ageze mu nzu y'Imana arakijijwe, akunda guhimbaza Imana cyane. Bashyiramo umuziki akawunyuka, agatega amaboko, agacinya umugara, ashobora no kubyina amatangazo. Wimurenganya na kera atarakizwa abarabyinaga mu kabari. Imana ihagakiza umuntu akunda kujya kuraguza bamubapfa. Iyo ageze mu nzu y'Imana arakijijwe, akunda ubuhanuzi cyane. Umuhanuzi arasimbuka ati rizomeni, ati vuga mwami, ati twiyejeje. Akabwira abadiyakoni ati mukinga imiryango y'amadishya n'inzugi tugiye kuvugana n'Uwiteka. Wimurenganya na kera atarakizwa barakunda kujya kuraguza. Niko Imana ikora. Muzabiverifiye muzambwira. Nuko Imana ihamagara. Kandi banyetorero niba hari ibintu bivunana, no kubanza ubukire ugaheruka ubukene. Iyo utagizemo rwe ngo wakiraga kiza uranasara. Hari ibintu 5 ubundi biranga umuntu ohoranya amafaranga nyuma akamushirana. Reka tureba abambonye aribwo bwa mbere. Abambonye aribwo bwa mbere. Kwa DPR igira imbaraga kweri. Dr. yambwiye ngo yarasanzwe nzi Masaka. Umugabo yarize no muhanga cyane. Icyambere kiranga umuntu ohoranya amafaranga nyuma akamushirana, arangwa no gutunga umusatsi uhagaze umeze nk'uwabyaye Imana vina aratarapfa kandi ari umugabo. Icya kabiri kimuranga, arangwa no kugendana impapuro nyinshi ukagenda ngafitana ajya kudepoza mu kazi. Agendana amadokima ukagenda ngafitana ajya kudepoza mu kazi. Icya gatatu, agenda agira ibyo yemera n'ibyo yanga. Hari ibyo agenda yemera n'ibyo agenda yanga. Icya kane, agenda akora mizire nk'umuntu urimo kudija korari muri repetition. Aye nijya akora ikimenyetso kimeze nk'icy'umusaraba. Burya barimo gutera imibare. Weka. Kubanza inoti ugaheruka ubukene ni ibintu bikomeye. Afazare wabanza ukiga ishuri ry'ubukene ubundi ukabona amafaranga nyuma. Icyanyuma kimuranga, arangwa no kugenda bari inote mu mibare kandi ayabara ahetse n'amaboko. Abayabara sahari biba byamukanze. Ndahomba Imana ikajya mbwira ngo ni igihe cyo kugira ngo mbanze nkukwamure mu rumogi rwishi rwakobagamo, nkukamuremo ubwesikoro bwakobagamo, nkukamuremo mugo na mayirunge waryaga,
ngo ubundi mu gihe gikwiriye nimara kugukamuramo ibyo byaha byose ngo nzakugarukaho. Kandi pe yankamuye muri umugi na mayirunge. Mayirunge narayiryaga, mayirunge narayiryaga, indi nkayikuruza izuru nkayishoreza. Namara kuyimeneka injyanye muri swing ngiye muri foro muri horo nkahita ncomoka. Gucomoka ni ukugenda nkahita nkubita icyo bitarampi. Iyi ngendo bayitika kudatoneka isi. Hari igihe nayiriye iramena injyana swingi ku Kacyiru Mukanserege. Aha maje kurya iyo mayirungi iramena ninjira ku Kacyiru Mukanserege mu gipangu cy'umugabo n'umugore hari yakinguye. Hanyuma bita binyongoza birambwira ngo ntabahari, kandi bari bahari mbumba. Ninjira muri saro nkubitana na zino z'ibiromba z'ikiromba flat screen zari zaza, ndayicomokora. Nyicomokoye mayirungi yita inyongo zirambwira ngo televiziyo ingana nk'aka telefone ngo nyitware mu mufuka y'ipantaro. Ndwana nayo ngo nyitware mu mufuka y'ipantaro yanga kujyamo. Nyirurugo birinda ubwo mfatira muri saro yagosagose yavugije ifirimbi bagotagota igipangu bankubitiramo inkoni ndahuma. Nkajya numva abantu bavuga simbabone kubera inkoni. Nge narakubiswe inkoni zirandya zinyica amaso. Nkajya numva abantu bavuga simbabone. Barangubise inkoni, polisi ije gupakira abajura ngo batware Kati munsi ya Merezi. Ayuwa abwira abapolisi batoya bari bamwe Scott inzara babwira ngo uyu muntu umeze gutya mwamujyana kumufunga. Banjyana kwa muganga kumvuza. Uwo munsi mara iminsi 3 bamvura ntoroka ntishyuye. Nari kuba nishyura iki? Komana ndagushimira ko wambabariye. Abo Yesu yababariye ibyaha ni mu muramburira amaboko. Ni umwami w'abami, ni umutwaro utwara abatware, ni umushumba mwiza uragira ntazimize. Ayi sigaye ngeze ku rwego rwo kujya kubona nkabona ubutumire buturutse muri polisi. Nkabona inspector cyangwa komiseri aranyandikiye ngo banyakubahwa mukozi w'Imana, ngo twatekereje ko wazadusura tukagutwara mu mfungwa n'abagororwa ukigisha ijambo ry'Imana. Nkabyemera. Bagahita bambaza ngo none se banyakubahwa mutuye he? Nkababwira nti ntuye Iyerika ku Gisozi. Bati iyi saha uzaba uhagaze ku muhanda imodoka y'akazi izaze gutware. Nkahagarara ku muhanda nkabona Vigo cyangwa ikonvoyi iparitse ku muhanda, nkabona havuyemo abahungu babiri bambaye uniform bakantera amasare bati mukozi w'Imana injira tujye ku murimo w'Imana. Ibaza umusirikari yatereye isaru yita umusivili, ariko nge ndi n'umukomando wa Yesu. Nagerayo bakanyinjiza mu mfungwa n'abagororwa, yaba Mageragere, yaba Iririma, yaba Iwawa, yaba ku Karubanda Butare. Nagerayo ntago nge nakora ku rugi. Musirikari umupolisi avamo n'inifomo n'imbunda agakora kuri rwa rugi akarukingura. Nasohokamo akongera kabanindi ati njira hariya mukozi w'Imana utwigisha ijambo ry'Imana. Nkasanga bateguye igipapuro cy'ibyaha abantu bakoze. Ibyo byaha nkabivugaho, nkanigisha imfungwa n'abagororwa. Nahamagara bihana nkahita mbonamo nk'abantu 400. Mu gihe nirwaga nshakishwa bantera kandonya imwe kamenya gutera umuntu ipingu akagenda boheye inyuma. Batereraga hano inyuma nakubiswe inkoni mu bujura, kubise nka yapa amapingu nkuko wambara isaha, ariko mpuye na Yesu 3 angirira imbabazi nyinshi. Aha muri ubwo pagani bw'indenga kamere umunsi nazibagirwa nyirizina. No munsi nigize kwiba umuyobozi umwe ndamufata mutwara $3.5 n'igice ku butubuzi. Mujya mwumva abantu twaba tubuzi kumva amafaranga yahindutse impapuro, telefone iganduka isabune cyangwa ibuye. Ninjye wabikoraga. Kandi ubwo niyo nagwaga isabune nabaga nakubashye kugira ngo uzabone n'icyo mesheshe. Nagwaga igitiritiri cy'ikigori. Hashize nk'ibyumworo nka 2 mfatirwa kwa muganga atabona kiniraga piyare. Kidukasiya idebyiri zateruriye hano inyuma. Muzafite abahungu bazi gufata ari ukuntu kwegeraga hano inyuma ipantaro iganduka kabutura. Baramanukana kuri ADPR rubonobono. Nari ncagawe n'abantu barenga 400 abantera amatafari bati ni mukice. Ngeze ku kiraro cyubatswe n'abasirikari barakwega cyane bakweze ipantaro itishwanyagurika bajya kumfunga nambaye gakabutura ko nyine k'imbere nafunze na karuvati. Ngo ngereyo nsanga inspector arimo nari nibye kandi namwe ibyambaye n'iniform akinkubita amaso itabwira komanda tuniwe wanyibye. Komanda itamubwira tuni igisambo ruharwa. Bazana igitabo banyandikagamo kwibisha ikaramu
gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, umukino witwa iz'ubwenge, kuranguza mu mangazini atarayanjye, gukodesha amazu atarayanjye. Icyo gihe nari mfite imfunguzo 700 nacurishije. Barabara kuranguza mu mangazini atarayanjye, barabara basanga mfite dosiye 23. Bankubise inkoni zo mu birenge ndirahira ni data na mama n'abapantekote muri Rurindo bati dini ntari bahano. Barahondagura nti nize secondaire kuri Apekitumba bati kwiga ntibiba hano. Saa 9 z'amanywa barampakira banzana Kicukiro munsi ya Merezi. Uvuga gutyo kuko hano ni ku Ruhimbi. Bamfunga amezi 9 mfite ibiro 93. Nsohoka mfite 31. Uwo munsi nasohotse mfite 31 nibwo nageze ku Kimisagara kuri Electrogaze, nsanga umuntu arimo aracuranga radio sonoteke, mpita nyimwiba irimo no kuvuga. Ntaga amapingu yacu umujura mu bujura, mubita inda ya 3 mu cyumweru ntago byece ku muhanda hitegera. Yesu wenyine niwe chef d'état major wemeza abanyabyaha. Ndashaka guhumuriza umubyeyi ufite abana bamunaniye, ndashaka guhumuriza umudamu ufite umugabo waguye, ndashaka guhumuriza mushiki wanjye ufite basaza b'ibirara. Komeza wizera Imana, wirinde icyaha n'igisa nacyo. Iyafashe ruharwa regisi iracyakomeje akazi. Ubuse duhuriye mu nzira mubwire ko nari igisambo wapfa kumenya. Ndi igikara cyiza. Duhuriye mu nzira sinkubwire ko nanywaga urumogi wapfa kubimenya. Nge naracomaga ndiniga ndigenge. Izo ni imvugo zibe pfiriya ntiwapfa asara. Yo nacomaga urumogi rwitwa Sangirene zaga. Namara kurumeneka runjyanye swingi ngiye muri horo ni nko gusinda. Nkahita ncomoka, gucomoka n'ukugenda. Iyi ngendo bayiteka kudatoneka isi. Ariko mpuye na Yesu akora ibyimbaraga. Ayi simbuke kwiba Sainte Famille mu kiliziya 200 nkoresheje ibuye nkarihagararaho. Nagiye gutera umuntu ngo nyamwibe mwikote nsanga ni muremure, mva epfo Sainte Famille nshaka yibuye ndishyira mu mfuka w'umweru, ndarizana ndizanye nditereka iruhande rwe, mpita ndihagaro ditatureshye. Mutera dedua 200 ndayamwiba ari mu ikote imbere. Ngiye gusimbuka umukecuru ku Gaseke Byumba nibye ashize amafaranga 16 muri Mugondo ya 4, agaruka mu isoko naye ndi kumwe n'umujura witwaga Yezu. Polisi niyo yamwise Yezu, baramurasha ubu nta kibaho. Yajyaga yinjirana umugabo n'umugore akarara mu gitanda cyabo, bamara gusinzira akomboka nk'ipusi, akagenda agaterura umugabo akarambika hasi, agasubirayo agaterura umugore akarambika hasi, akazinga amatera akayitwara. Polisi za kuvuga iti uyu muntu ni Yezu. Icyo gihe ndi kumwe nawe ku Gaseke Byumba, ahamagara uwo mukecuru ati ndeba nanjye nkurebe. Umukecuru ati senda kureba he mwana wa? Ati ndeba nanjye nkurebe. Nanjye nca bugufi nterura zanguti 3 yari yambaye, ndazizamura nitonze, nzigesheje mu ivi rye, nzitegesha iryanjye, muteza dedua 16 muri Mugondo ya 4 ndayazana. Zane nguti yandaze kurazisubirayo. Nta muntu numwe wigize atubona. Ndashimira Imana ko ibi biganza byibaga abaturage Yesu yarabihumanuye. Nsigaye mbitunga abarwayi bagakira, nabitunga abagore batwite bakabyara neza, nahindutse icyaremwe gishya. Simbuke inama ya burugumesitiri nakoresheje nkiba amasegiteri 3 miliyoni enye n'igice, babasha ko nzabakoreshereza umuhanda. Na n'ubu sindawukoresha. Nabasabye imbabazi 2008. Nsimbuke umukino witwa iz'ubwenge, garuka usubire. Nsimbuke mu Gatsato nari ngiye kwibayo nanyweye urumogi, ngeze rumaje kumeneka, ngeze ku gipangu cyiza nsanga bahashyize imbwa 2 zikirinda. Urumogi rutarunyongoza rurambwira ngo ni ihene, ngo ni inzimwe nzijyane muri Aporovi. Mbona ni ihene nziza z'ibisore, ndabanza gupiyora no kureba abaturage bari, numva dayimoni arambwira ngo abaturage bose barapfuye ngo ninjye muzima uhari. Dayimoni ni umugome. Ndomboka gakeya ngo ndica kiminwe cyane nzijyane muri Aporoviya, imwira amakari nciyemo 2, ndebye nsanga nimbwa, urumogi rwambwiye ngo ni ihene. Hanyuma munyemerere mbabwire uko Yesu yamfashe gusa. Kuko umugore wanyifunze wankubitaga cyane, afite imyaka 40, afite imyaka 19 ubushize naramuvuze, reka mbabwire uko Yesu yamfashe. Kandi ndagerageza byibura 3 mbe mvuyeyo. Muri ubwo pagani bw'inenga kamere Yesu yamfatiye mu giterane ADPR Muhima yari yakoze cyo kurwanya ibiyobyabwenge. 3 z'ukwa 3 2003 baragitegura, bagitumiramo korali Sayuni yo mu cyahafi ba muri paruwasi yacu wa Muhima, batumiramo korali Muhima na Duza umutima, baragenda barambagiza umwigisha mwiza woza yibisha imbunda afunga na kace, ariko nyuma arakizwa bamutumira nk'umwigisha.
mva mu rugo iwanjye nje gusoresha abaturage muri marato, nje no gucanga ikibiriti ku ikorosi, umuzungu narara kari Yesu wakabonye. Ngo ngere kuri Aprovia nsanga igiterane kiraryoshye, sonorisation ikoze neza, nka cyagiye yari korari Havire yashize igiterane hano inyuma naze kuhigisha, nasanze mufite sonorisation nziza. Aha, ntangira gukata umuziki, urumogi rwamenye amaso, numva dayimoni aranyongoreye arambwira ngo mwana bire ntiwi, ngo no mu gitaramo ngo urakurama yo kurya nte. Mba nikoje muri korari Sayuni, hararimo umugabo muremure usumba, mba muteye icyo bita dedua, ikofirimo 61 ndayimwibye. Umwuka wararanzitira sinagenda, barakomeza barahimbaza, nanjye ndahimbaza. Mba nikoje muri korari duhuza umutima, habamo umugore w'umukire, twubaka urusengero dufite, yitanze miliyoni 23 Imana bampere n'amafaranga. Faranga ni meza, abana biga heza, ifite amafaranga. Umugore yambara neza bakavuga bati mukarunaka aravara, kwambara neza babyita kuvara. Umugabo afunga ikote na karuvati n'agakweto k'iryitanu, yahagarara ukabona gatuza yakareze. Imana bampera amafaranga. Mba nikoje muri yo korari duhuza umutima, mba muteye dedua, telefone nshasha mba ndayimwibye. Umwuka wera aranzitira sinagenda. Mutekereze namwe, mfite telefone itari yanjye, mfite ikofi itari yanjye, nabitwaye nta muntu ndeba, umuzigo nawe ubonye, kubera iki ntagiye twabyiteka kubona umuzigo. Aha, nari indushye uko najyaga negera abantu kuri banki, nkajya kuri gishe, nanjye nkayangenda ntonda umurongo, negera abagenzi banjye nk'umuntu ugiye kuyarotira, nkaragira umuntu kuva saa 4 akayarotira saa 8 nkayamwiba. Cyo bita kuragira umuntu. Aha, bakira umwigisha w'ijambo ry'Imana, yasomye umurongo umwe ahita atanga ubuhamya, avuga ukuntu yibishaga imbunda, afunga kace, aniga abaturage, ijwi rirambwira ngo mutega amatwi. Yarakuye ubuhamya, icyokere kirandenga, agiye gusoza baravuze ngo muri iki giterane nta muntu waba uri mukeneye kwakira agakiza ngo amanike ikiganza. Sinzi ukuntu natombotse nti ndashaka kwihana. Abaririmbyi batari hano we, bati nimucungana n'ibyuma na mikrofone, bati ntabwo yakizwa. Induzi baziravuze. Ijambo ry'Imana n'ubuhamya bigira imbaraga. Pastor witwa Bodwe Pascal na executive w'umurenge wa Muhima bari bahari, barahaguruka baravuga bati nimutuze, n'uwari Sawuli yahindutse Paulo. Bati ntabwo yakizwa, ntabwo mumuzi, n'umugome. Nanjye nakizwa, n'ikimenyimenyi nifite ikofi y'uriya mugabo. Umugabo ngo arebe ati n'igipesu yagiturikije. Induzi baziravuze. Barabara basanga 61 aruzuye. Ni kandi nuriya mubyeyi ntiyakire telefone ye, naye nayitwaye. Ngarebe mwishakoshe ati nagasakame yagafunguye, ajya kurwanya abaririmbyi ngo nagiye muri korari bareba. Aho niho nahise mbisubiza, ndihana, nihana kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, mukino witwa iz'ubwenge, kuranguza mu mangazini atari yanjye, gucuruza urumogi no kurunywa, kurya amayirunge na mugo. Ndihana, ngiye kumva numva ku bitugu byanjye havuye ikintu kingana nka toni, nka kimwe cyavuye ku bitugu bya Mukristo. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ndi umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Yakome neza, umumpere n'impundu, n'umwami w'amahoro. Nari mfite amashigo manini angana nk'imfirizone. Nguyu Mose ifoto njya nyishyira ku rubuga rw'abatumishi, bose bakikanga. N'aba bakozi b'Imana mukanya nisoza ndayibereka. Nari mfite amashigo manini angana nk'imfirizone, mfite iminwa minini, mfite izuru rigeraha, ariko ndashimira Imana ko yaminwa n'amazuru Yesu yabishubijeyo. Amose buri yo nayishyize ku rubuga, abonye komantere zibaho, baravuga ati iki kinyamaswa ntaregisi. Nari mubi ariko muye na Yesu aranyomora. Hanyuma iyo tubaho ubuhamya gutya rero ntago aba ari ukwimena indawe ya nge nakigisha Bibiliya imyaka 30 natanze ubuhamya, kuko ijambo ry'Imana riragwiriye muri nge. Ahubwo igituma dutanga ubuhamya ni ukugira ngo tumenye amabanga ya Satani. Kabiri, twerekane imbaraga z'Imana. Gatatu, duhumurize abafite ababo batarakizwa, tubabwira ngo nimuhumure, yafashe roho rwa Regisi iracyakomeje akazi. Hanyuma rero mubere maso ubutunzi Imana yabahaye, nimukora ibiterane byagutse cyangwa itera amateraniro hano ku cyumweru, bambwiye ko abari manini ntago ndayasura, jya ucungana n'ishakoshi yawe na Bibiliya, kuko ibyera byose ntabwo ari amata. Ushobora kujya mu mwuka cyane agahita gutera dedua ugatahurira nk'uruhinja. Hanyuma mwirinde ubujura bwo kuri telefone. Ujya kumva ibandira guhamagaye ngo alo, abavuga neza nk'umukozi w'Imana, ngo amafaranga yanjye ngayobeye kuri konte yawe, ngo urayagarura ngo cyatubwire MTN ihagarike. Uzi umubwiye ngo ni igisambo, agutuka ibitutsi nk'ibihumbi 4.
mubere maso ubutunzi Imana yabahaye. Nujya kuryama ucungane no munsi gitanda cyawe, urebe niba uturanye n'agashyamba ushyiremo utokingemo itara, urebe ko hari ibandi ryitsimbyemo, kuko icyatumye Yesu atubabarira ni ukugira ngo tumenye amabanga ya Satani.